Kambaye ikaze harya groupe ni Flamardant. Flamardant najyaga nyumva mu karere ka Gicumbi, ariko nagize neza kuza kwiga amateka yaranze igihugu cyacu hano mu karere ka Kicukiro by'umwihariko. Nka komiseri w'akarere rero mbahaye ikaze kugira ngo bashe kumenya ibyabereye mu karere kacu ka Kicukiro, cyane cyane hano i Nyanza aho byaturutse Sonatube bashaka kuza kubicira ku kimoteri cy'i Nyanza, ariko bamwe bakananirwa, bamwe bakabatsindira Kicukiro centre, abandi bakagenda babatsinda mu nzira abagendaga bananirwa, ariko bageze kuri uyu musozi mureba muhagazeho niho noneho babatsinze ari benshi. Bakoze akazi, babyitaga akazi, bakoze akazi bica biteye ubwoba mu buryo bubabaje ku buryo bari bahagose hano hose mureba, bari bahagose ku buryo uhunga bimuvuna, kugira ngo abashe guhunga byabaga ari intambara. Bica urw'agashinyaguro. Rero bamuje kwiga amateka no kugira ngo mubashe kuyasigasira, mubashe namwe kumenya ibyabaye, nubwo byabaye mutaravuka, ariko mubimenye, mubifate mu mutwe ku buryo abazasigara abandi mwebwe muzasigara mubara inkuru, mubabwira inkuru mwabonye, mwakiriye, mwumvise, babibayemo, atari ukuvuga ngo nimbarirano abandi bababwiye. Oya, noneho mwebwe muzajya mubivuga bivuye ku babibayemo nyirizina. Jenoside yakorewe Abatutsi ntizongere ukundi, kuko mwabaye imbarutso yo kumvisha abandi ko icyo kintu kitazasubira. Ko dukomeza kukiga, bwa bumwe bwacu tugumana umuryango w'abaskuti mugeze hanze mu burumuri, kuko scout ari ijambo rivuga ko kuvuga éclairer, kumurika mu burumuri, mwereka abandi uburyo ibyo dufite muri twe tubisangiza abandi. Iyo flamme iba ari flamme kimuriki. Abaskuti rero nk'ubu uyu munsi turi kuvuga ngo ready for life, ngo life dufite mu minsi iri imbere niwe ready yayo. Mufashe rero abatoni bari kuvuka umunsi wa none bazabe ingenzi, hamwe abahizi n'ingenzi muri hano kera bazi amateka mwababwiye. Karibu rero mu karere ka Kicukiro.